igihe twamaze kugeramo iterambere ryamaze kwihuta cyane ku buryo uyu munsi email ni kimwe mu gice dusigaye turi kwifashisha mu buzima bwacu. Hari bamwe bazikunda, hari n'abazanga, ariko rimwe na rimwe ntabwo tubuhura n'ubundi, ntabwo tubura guhura nazo, wazanga wazikunda. Ndetse nta n'ikindi kintu twakora, nta nubwo twabona uburyo ki twabasha kuzihunga, kubera ko email navuga ngo ni nkaho uyu munsi wamaze kuba umugozi ubasha kuba waduhuza hamwe twese mu buzima bwacu, mu bijyanye n'ibyo dukunda gukenera muri iyi si igezweho, cyane cyane kuva mu kazi tubasha gukora ka buri munsi kugera ku matelefone mu byo twifuza kuba twakiramo buri munsi, cyane cyane na babandi bifuza kuba bahahira online shopping cyangwa se babandi bahahira mu buryo bwa online bakenera ama email cyane, kwakira amabaruwa ndetse byose hari bikunda guca kuri email cyane cyane mu buryo bwinshi no mu kazi naho dukorera, yewe n'abaka ama service amwe namwe yaba mu bigo bya leta n'ahandi henshi hari abasubirizwa kuri email cyangwa se bakandika biciye kuri email. Birashoboka ko uyu munsi hari n'ahandi hantu utabasha gukora subscribe cyangwa se unakore subscribe kuri YouTube channel yanjye utabashe gukora email account ngo ubashe kubuyifite, utayifite ntiwabasha gukora subscribe. Ibi nabyo urabyumva rero. Hano ndagira umanze mbikubwire neza, twese turabizi neza ko rero kimwe mu kigo gikomeye cyane ni ikigo cya Google cyamaze kwifatira abandi bantu benshi, Gmail. Iyi Gmail rero yagiye uruta ibindi bigo byari bikomeye cyane harimo za Yahoo akaba ariyo yaje kuba yazana uburyo bwinshi tubwo kuba bwakominikana harimo n'ubu ngubu, ndetse igasa nk'aho ari bwogeza ku isi. Rero n'umukire wa mbere ku isi Elon Musk uheruka kuzuza miliyari 400 uyu munsi nawe ashaka kuba yakinjira muri iyi si ndetse iyo kuba yitumanaho rijyanye n'ama emails, nawe akaba yakora iyo bita Xmail nyuma y'uko arakimara kugura Twitter akayita X, ndetse akaba yaranafunguye n'ikindi kigo nyuma yo kuva mu kigo cya OpenAI yaje gufungurana mugenzi we nacyo akakita XAI. Ubu nabwo ashaka kuba yashyira iyo bita Xmail, ngakaba nanone ari igitekerezo gihambaye cyane, ndetse n'iri zina akaba atari iryo gusa agomba kuba yakoresha nyuma y'uko arakimara gupostinga ku rubuga rwe rwa X, avuga ko ndetse vuba cyane Xmail irabitangiye kuba yaza kandi zabimeze neza. Abantu baramubaza batangira gushira amakomentari menshi bavuga ese iyi Xmail zabimeze neza, nka Elon Musk utajya uca ku ruhande ngo aryane ijambo na rimwe, we yahise avuga ati cyane rwose zabimeze neza. Rero hari liste y'ibintu byinshi azakora, nta nubwo ari inshuro ya mbere bibashe kuba byavugwaho ko Elon Musk agiye kuba yashyira hanze urubuga rwe rundi rwa Xmail. Bivuga ko ndetse mu kwezi kwa kabiri naho hari indi post yaje kuba yapostingwa n'umwe mu bakoresha Twitter agira ati when making Xmail. Icyo gihe yaravuga ngo ni ryari se Xmail izatangira gukora igatangira kuba yajyaho. Iki gihe Elon Musk yagiye hasi aramusubiza ati eregiraje vuba. Ibi rero akimara kumusubiza gutya byahise bitangira gusa nkaho byinjira bitwa abantu benshi kubera ko uyu mugabo ni igitekerezo aramaranye igihe kinini ashaka kuba yagikoresha, kandi bigaragaza ko Elon Musk mu by'ukuri arashaka kuza kuri iri soko agatangira guhangana n'aya makampani rutura. Reka twinjire rero muri iyi si y'ama Gmail. Iyo tugarutse mu mwaka w'1996 usangamo ko gutunga email muri kiragiye byari ibintu bisa nkaho byari biteye umunezero, byari ibintu bisa nkaho abantu benshi uwo muntu wari utunze email muri kiragiye 1996 byari ibintu by'ibyishimo byinshi ku bantu benshi. Yewe kugeza n'uyu munsi uramutse udafite email byasaga nkaho hari tumwe mu duce runaka utabasha kwemererwa kuba wabasha ku accessinga muri isi ya digital cyangwa se isi ikoranabuhanga. Ndakubwira nko gutunga muri telefone yawe, ndetse rimwe na rimwe no kuba nakubwira ngo gukora subscribe kuri YouTube channel yanjye hari bitakunda. Hari no guhahira ku mbuga nkoranyambaga ziri online zigurisha ibintu bitandukanye, udafite email hari aho bidakunda. Yewe no kuba waccessinga zimwe mu mbuga cyane cyane nka Netflix naho udatunze email byakugora, bivuza ngo wasigara uri invisible. Ibi rero bikubwira gutya, bivuga ko ubushakashatsi bwamaze gukorwa buvuga ko byibuze umuntu ashaka kuba atunze email ebyiri. Bavuga ko byibuze ama email gako asaga ngo miliyari 300 z'ama email ngabasha kohereza cyangwa se akakira ndetse akanohereza
bivuga ngo buri munsi ibyo ngibyo niyo aya mayimeri ngo abasha kuba yaba hari cyangwa se abasha kuba yakorwa, akabasha koherezwa cyangwa se akakirwa amayimeri miliyari 300 buri munsi. Bivuga ko ndetse iyo unarebye neza ngo byibuze nk'iyo barebye wenda ku munsi wo kuwa kabiri, bavuga ngo ni umunsi mwiza ngo abantu benshi bakunda koherezaho ama email, ngaho usanga kuba byibuze ngo umuntu usanzwe ashoboye kwakira ama email asaga ngo nka ngo umuntu umwe ashoboye kuba yakakira wenda nk'ama email asaga 121 buri munsi. Bivuze ngo iyo barebye ngo nka buri munsi ngo abantu bashoboye kuba bamara ngo hagati ngo wenda ngo abantu nka 15 bashoboye kuba bamara ngo igice cy'isaha basa ngaho bari gusuzuma ama email yabo cyangwa se bari kuyasoma. Ubundi urebye neza ukareba mbere habanje iyo bita Hotmail, isa nkaho ariyo yaje gutera yabayeho digital revolution yo kuba haza ama email mu buryo bugezweho, kuko ngo iyo urebye mu mwaka w'1990 angaho usangamo ko hot email niyo yari umwami, ndetse nyuma yaje gutakaza ikamba ryayo bitewe n'uburyo ki habaga icyo bita spam, ukabona abantu barakwinjiriye babateka mitwe benshi bazagaho cyane. I hot email rero byarayinaniye kugira ngo ivaneho ibyo byose, biza gutuma haza ikigo cya Google Gmail. Iki ndetse cyazanye tekinoloji ihambaye, ndetse kizana iyo bita smarter tools and cleaner interface, cyaje nyine gikora neza gisobanutse, cyaje gusa nkaho gihindura umukino kugeza n'uyu mwaka turimo 2024. Rero iki kigo cyaje gusa nkaho ari cyo kiri top provider, kiza gitanga Gmail. Bavuga ko byibuze iki kigo cya Gmail gisa nkaho gikorera amafaranga asaga amafaranga atari makeya, bavuga ko gikora asaga miliyari 2.48 amafaranga, kandi bakavuga ko byibuze Gmail yamaze kwiyongera kubayikoresha basaga miliyari 2.5 bashoboye ku uyu munsi ari aba active user cyangwa se bamwe bakoresha Gmail buri munsi bihoraho. Bivuga ngo ni hafi 1/3 cy'umubare w'abantu batuye isi bose basa nkaho batuye cyangwa se bakoresha Gmail, hafi 1/3 cy'abatuye isi. Ibi bivuga ko rero ibi bisa nk'andi makampani yose byagiye bisa nkaho atangira kuba yatangira gusa nk'agenda acika intege, ariko Google nayo yatangira gukorana ndetse n'ikigo cya Microsoft nacyo cyasaga nkaho gikoresha gifite abakiyobotse asaga miliyoni 400. Bivuze ngo rero ibi ndetse byahise bisa nkaho bituma batangira gukorana, ndetse haza no kuba haza icyo bita Microsoft Office, inayo isa nkaho ikoreshwa n'aba businessman no muri business cyane, ndetse n'abandi bari bahanganye nacyo harimo Yahoo Mail ndetse na Apple iCloud Mail. Ibi ndetse bituma ndetse bo bari basigaranye umubare w'abantu benshi, ariko mu by'ukuri bakiri aho bakiri mu gakino. Dore rero kimwe mu bantu benshi batari gusa nkaho basobanukirwa batajya batekerezaho, birashoboka ko waba wibaza ese ubundi ibi bigo by'ama Gmail cyangwa se n'ama Hotmail n'ama Yahoo ubundi byinjirizayo. Ushobora kuba wakibaza ese twakira email ku buntu tukazohereza ku buntu, ntago baducharginga cyangwa se ngo batwaka amafaranga. Ushobora kuba wakibaza ese ubundi ibigo bibasha kuba byakungukira hehe? Rero iyo birebye neza ibi bigo ntabwo izi serivisi baguhereza ari iz'ubuntu, nta nubwo bakorera ubuntu, yewe ntabwo ibi bigo bikorera impuhwe cyangwa se ngo kubera ko bigukunze ngo bikorera impuhwe. Oya, ahubwo ntabwo baguca amafaranga kubera ko wowe baragukoresha. Bivuze ngo produit ni wowe, bivuze ngo buri ya email yose wohereza ibimeze nkaho ni nk'ikirombe cya zahabu, kubera ko bakunda kuba bakifashisha ya makuru yawe wabahaye metadata. Ayo makuru wabahaye bivuze ngo iyo wohereje email bagenda bakuramo amakuru, bakamenya ese uvugana nande, uherereye he, ukunda ibiki, noneho abantu uvugana nabo ni bande, maze bamara gufata amakuru yose wabahaye kubera ko bayakusanyirije hamwe, akaba ariyo batangira kuba bakoresha kugira ngo babashe kuba bakoreramo amafaranga. Bafata amakuru yawe bakagenda bakayagurisha ya makampani yifuza kwamamaza, bakaganisha noneho bakajya bakugezaho ama ads cyangwa se amatangazo yamamaza kuri wowe bice kuri wowe, bayagurishije ya company, maze bakagenda bakwamamazaho bikurikije n'ibyo ukunda kureba n'ibintu ukunda, ari nabyo n'ubundi izindi mbuga nazo zikunda kuba zagutegatingaho harimo na YouTube. Ibi rero bibasha kuba byakora gute? Bivuga ko byibuze ikigo cya Gmail kibasha kwinjiza nk'uko nari nabikubwiye mbere miliyari 2.48 by'amadolari buri mwaka.
bivuye mu kwamamaza. Hakaba ndetse n'ubundi buryo iki kigo kibasha kuba cyakuramo amafaranga nk'iyo bita premium subscription. Aha ni hahandi ushobora kuba wakishyura amafaranga kugira ngo bakongerere umwanya space. Ibi bivuze ngo uyu ufunguye Google Gmail baguhereza giga 15 zo kuba wabika ibintu byawe. Murabizi abantu bese mutunze ama Android, ahangaha baguha umwanya wo kuba wabika ibintu byawe. Noneho wa mwanya wa backup baguhaye ko bashyibika ibintu byawe, iyo ushize biba bishoboka ko wagura subscription, wakishyura amafaranga maze nabo bakakongerera umwanya bitewe n'amafaranga ufite. Izi serivisi nazo ni ziri muri zimwe nyine zinjiriza ibigo bya Gmail. Rimwe na rimwe abantu mu by'ukuri nimujya mubimenya, ariko nabyo biri muri bundi buryo nyine iki kigo kibasha kuba cyakifashisha. Iyi business rero isa nkaho iri kugenda neza, byaje gutuma umukire Elon Musk wagiye winjira mu business benshi, akava muri OpenAI iriya ifite chat GPT, agahita himba iyo bita XAI, akagura Twitter akahindura X, akaba yarakoze business nyinshi. Ashaka nanone kuba nawe yahita yakinjira muri ubu buryo nawe agashyira X email, ndetse bizera ko ngo ye izazizanye itandukanye no guhangana n'ibigo bikomeye rutura ku isi. Ndetse bivuze ngo izaba ndetse isa nkaho ije gusa nkaho nayo ihangana n'iki kigo gikomeye cyane aricyo cya Google, ndetse gisa nkaho cyasize ibindi bigo byari byose. Uyu munsi rero Google nayo bakaba bari kuvuga ko isa nkaho nayo uyu munsi igiye guhangana n'uyu mukire Elon Musk mu bijyanye n'iri soko ry'ama email. Bivuze ngo Elon Musk ni umwe mu bagiye bashora amafaranga ye mu buryo bwinshi butandukanye, harimo muri politike byagiye bimuzanira impact nziza, cyangwa se navuga ngo inyungu nziza, naho byagiye bimuzanira ingaruka. Ariko n'iyi nshuro ndetse abantu benshi bakavuga ko no kwihangana bigomba kubamo, ngo ariko ikibazo gishoboye kuba cyabamo wenda ni ukugaragaza wenda nka security y'ukuntu nyuma y'uko amaze gutangaza ko azaza email, ngo abantu benshi batangiye, abasikama benshi batangiye kuba bari gukoresha iri zina renshi rimwe na rimwe bakoresha abandi bantu babasikaminga, ngo ibishoboye kuba byatuma iki kigo gishoboye kuzajya hanze ndetse cyaramaze gusa nkaho cyangirika mu buryo bw'izina. Abandi bakavuga ko ndetse iki kigo ukurikije uburyo Elon Musk yagiye asa nkaho akora ama business akagenda acamo, harimo kuba yari we muntu wa mbere abasha kuzana zina modoka z'amashanyarazi, uyu munsi zikaba ziri ku isoko ndetse no mu Rwanda zamaze kuhagera. Ndetse bakavuga ko ni Xmail nayo ishoboye kuba yazikaba yahindura isoko mu buryo bwuzuye kandi mu buryo abantu benshi bashoboye kuzanyurwa, ndetse bituma nka Google nk'uburyo ki yari isa nkaho ari yari kudomina ibindi bigo byari byo byose. Bivuga ko n'uyu mugabo nawe ngaje kuzana ikindi kintu gihambaye cyane nyuma y'uko nyine izindi company isa nkaho zo zigenda mu gake gake. Rero bivuze ngo abantu benshi mu by'ukuri bategeranije amashyushyu menshi no kuba babona Xmail uburyo ikora, ndetse n'agashya kayo izaba yisumbuye wenda Gmail ya Google.